inzwe competition kaba kamaze gufata icyemezo cy'uko AS Kigali zasohoka, ntago habayeho guterana kwako kanama mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuri uyu munsi wa none kakanzura ko AS Kigali risohoka wenda Excom ari itegereje kubiha umugisha? Ibyo makuru ntabwo nzaho birimo kuko tugira uburyo dutangaza amakuru. Yego. Ari ku mbuga nkoranyambaga zacu, ari kuri mu buryo twandikira n'abanyamuryango bacu, amakuru burya tutatangaje cyangwa se ngo tubikore nk'uko tuvuganye mu buryo bw'ikiganiro, ubwo nuko tuba tubona ko ntayahari cyangwa se tubona ko atari amakuru yo gutangariza abantu. Ntabwo muri Ferwafa tubona ko byaba binoze gutangaza ikintu cyose cyabereye mu kazi. Murabizi yuko haba ibintu bitandukanye, haba inama zigiye zitandukanye. Ntabwo nifuza kugaruka kugira icyo mvuga kuri ibyo mwari mubajije. Amakuru dutangaza ni amakuru tuba tubona ko afite icyo ari bumarire abo tuyahaye, turabitangaza mu buryo butandukanye. Ibyo rero ntabwo nifuza kubigarukaho ubuzima, kuko ndumva bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'akazi dukora, ntabwo birimo amakuru yo gutangaza. Ego, none se mu gihe gitoya mwari muvuze mugereranyije, kuko ni ikintu kimaze igihe kinini kuva shampiyona mwafata umwanzuro wo kwa APR yihawe, icyo kibazo cyahise kiza kibazwa ngo ninde ugomba gusohoka. Haciyemo igihe kitari gito, igihe cyaba gisigaye wenda mugereranyije SG kugira ngo abantu byibura ari cyo bategereza, ni igihe kingana iki cyo kuzafatirwamo icyemezo? Ariko niba uko abanyamuryango bacu mbere na mbere nibo bagomba kumenyeshwa ayo makuru, nibo bagomba kuba bazi izahagararira igihugu, kandi bo ntibaratubwira ko barambiwe cyangwa bategereje. Ariko abanyarwanda barabitegereje SG, kandi nabo ni abakunzi b'umupira w'amaguru. Ibyo ndimo mubwira umwanzuro ufatwa twebwe ubuyobozi bwa Ferwafa. Yego. Ibyo byose tuba tubireba, ntabwo tubona ko hari habaho gukererwa. Okay. Ubwo rero undi muntu uwo ari we wese watekereza ko habayeho gukererwa, keretse ari kugaragariza icyo ashingira bavuga ko habayeho gukererwa. Nta kibazo mbonamo kuba uyu munsi tuvuga ko hari umwanzuro utarafatwa, ugomba gufatwa mu gihe nyacyo kandi ugatangazwa mu buryo bunoze, mu buryo bwa nyabwo nabwo. Ego. Hanyuma ikibazo cya kabiri cyacu twibazaga kiragira kiti, hari amafaranga bivugwa yuko yaje, kuko ntago twigeze tubona mutwemerera ko koko yaje ari wenda gufasha amakipe mu buryo bwo kuyabagabanya cyangwa se kuyagabanya ama ekipe, ariko hari amakuru avuga yuko ayo mafaranga yaje ari bugabanwe ama ekipe yo mu cyiciro cya mbere, icya kabiri ndetse n'umupira w'abagore. Yewe nanaguha n'imibare y'ibiri kugenda bitangazwa, bivuga yuko ngo icyiciro cya mbere haratangwa hagati ya miliyoni 30 na 40 ku ikipe, icyiciro cya kabiri hagati ya miliyoni 20 na ya 15 na 20, hanyuma umupira w'abagore hatangwa hagati ya 5 n'10. Icyo mwagira icyo mukitubwiraho SG ku bijyanye n'ayo mafaranga? Mbere na mbere no gushimira igitangazamakuru cyanyu. Yego. Nyamwuga gikoranye bwo kutubaza, kuko urumva ko itangazamakuru udafitiye source kugira ngo nabyo ntabwo ari byo. Iyo mibare muvuze ntabwo nta yatunze. Yego. Nta muyobozi bwa Ferwafa bwigeze bitangaza. Yego. Nta official communication yigeze ibaho, ari uburyo dusanzwe duhana amakuru n'abanyamuryango. Nta hantu na hamwe ibyo bintu byavugiwe, nta hantu na hamwe ayo makuru, nta rwego na rumwe rwa Ferwafa rwafashe icyo cyemezo. Ndagira ngo mbashimire ko byibuze mubibajije ko niba byo kuko ari byo. Icyo navugira ngo mbabwire ntabwo ari byo, kuko turabimoje. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ejo hashize twamenyesheje abanyamuryango amakuru, abanyamuryango ba Ferwafa amakuru ajyanye n'ano mafaranga cyangwa ino nkunga izatangwa, kuko ntabwo arahagera. Ubwo kinagira ngo mpite kivuga amafaranga ntabwo arahagera. Yego. Twabamenyesheje rero amakuru, natwe twamenyeshejwe na FIFA. Inshingano yacu yo kumenyesha abanyamuryango n'abanyarwanda muri rusange amakuru tuba twamenye natwe bijyanye n'inzego zindi dukorana, ibyo zatumenyesheje. Ayo makuru muri rusange akubiye mu bice
navuga nka bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni ibyo ayo mafaranga agomba gukoreshwa. Icya kabiri ni uburyo azatangwa. Ayo mafaranga azatangwa mu bice bibiri, igice kimwe kigatangwa hagatangwa raporo, igice cya kabiri kikazatangwa nyuma. Icya gatatu ni uburyo rusange nyine FIFA igaragaza icyo amaze, icyo azaza gukemura, ndetse no gushishikariza abantu gucunga umutungo neza. Ibyo rero nibyo natwe twafashe tumenyesha mu muryango wacu. Ubu ni rwo rwego turiho. Imyanzuro yindi izafatwa n'ubuyobozi bwa Ferwafa mu gihe nyacyo, uburyo buboneye tuzabimenyesha mbere na mbere abanyamuryango ba Ferwafa, tubimenyeshe amakuru n'abanyarwanda muri rusange. SG, niba mbumvise neza amafaranga ubwayo nyirizina ntaranahagera, tureke n'ibyo kuyagabanya. Okay, sawa, murakoze cyane.